Pentecote nziza kuri mwese. Turi mu bihe bya Pentecote, ndizera yuko Imana iri kumwe namwe. Ndasenga ngo umwuka w'Imana wuzure ndetse ugwire mu buzima bwanyu. Rero niba hari ikintu cyiza kidasanzwe mu buzima bwa Gikristo nyuma yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ni ukuzura umwuka w'Imana, ni ukwambara imbaraga z'umwuka w'Imana, ni ugukoreshwa n'umwuka w'Imana, ni ukugendera mu mbaraga z'umwuka wera. Niba hari ikintu cy'ingenzi umukristo akwiriye kwifuza, kunyoterwa, gushaka kurusha ibindi, ni ukwambara imbaraga z'umwuka wera. Uyu munsi nanone ku bwa Pentecote turaza kuganira n'ubundi ku mwuka wera. Uyu munsi ndavuga ku mbaraga z'umwuka wera, ku mbaraga z'umwuka wera izo duhabwa iyo twabatijwe mu mwuka wera. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya mbere, umurongo w'8. Bibiliya iravuga mu Byakozwe n'igice cya mbere umurongo w'8. Hanyuma turaza gusoma no mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 19. Bibiliya iravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. Dusome no mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 19 17 duhereye ku murongo, reka duhere ku murongo wa 18. ngo sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo, ngo abanyamahanga bumvire Imana. Yampaye amagambo n'imirimo, imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Iluriko. Reka nsubire mu murongo wa 19. Yampaye amagambo n'imirimo, imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Iluriko. Amen. Sinzi niba mwasomye neza cyangwa ubwo twasomaga mwakurikiye neza mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo w'8. Kristo amaze kuvuga amagambo ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, niryo jambo rya nyuma yavugiye ku isi, ahita azamurwa mu bicu bamureba. Mu yandi magambo niwo murage. Mubitekereze nk'ijambo rya nyuma umubyeyi yabwira umwana we agiye kwitaba Imana. Kristo we ntabwo yaragiye kwitaba Imana, yarasubiye mu bundi bwiza. Arangije aravuga ngo ntabwo ari ibijyanyu kumenya ibihe, iminsi ya nyuma, si ibyanyu kumenya igihe umwami azaza gutora itorero, ntabwo ari ibyanyu kubisobanukirwa no kubyakira, si ibyanyu, kubera ko nta wundi uzi umunsi wo kugaruka k'umwana w'Imana keretse Imana ubwayo. Icyakora ngiye kubaha ikintu kibibagiza kuba ntahari. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ayo niyo magambo ya nyuma umwami wacu Yesu Kristo yavugiye hano mu isi. Bavandimwe, hano ijambo ryakoreshejwe mu mbaraga, ijambo imbaraga risobanura dynamis mu Kigiriki. Dynamis bisobanura iki? Bisobanura imbaraga ziturika. Niryo jambo riri mu gisasu cyitwa dynamite, icy'Abanyarwanda bise urutambi. Murakizi bamwe na bamwe abantu bagiye baba ahantu bubaka imihanda, noneho imihanda nigeze kubibona ahantu mu cyaro bagiye gusatura nk'umusozi kugira ngo umuhanda uzahace, cyangwa
gusenya umusozi igice kimwe, bashyiragaho urutambi cyangwa dinamite, ni bombe nayo, ni igisasu, ni nka mine. Barangiza bakajya hirya baturitsa po umusozi ugahita ucikamo kabiri. Muriho murumva uburyo icyo gisasu kirimeze. Dynamis ni ijambo ubundi risobanura la puissance en action, imbaraga mu bikorwa, imbaraga zigira icyo zikora. Hari imbaraga zidafite action, hari puissance iri latente, ariko hari n'imbaraga puissance en action, imbaraga zigira icyo zikora, zisunika, zinyeganye zikintu, zigira icyo zikora, zihindura ubuzima bw'abantu. Izo mbaraga nizo twasigiwe ku munsi wa Pentecote, nizo zagaragaye mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 2. Ntabwo twahawe puissance latente, ntabwo twahawe imbaraga zitubuza kugira icyo dukora, twahawe imbaraga en action. Reka nongereho iki kintu ntaragira icyo mvuga tugitangira. Bavandimwe muri Kristo, maze kubona ikintu kimwe: ubuzima bw'ubukristo buragoye kububamo utuzuye imbaraga z'umwuka wera. In fact, sinzi ukuntu umuntu utuzuye imbaraga z'umwuka wera abasha kubaho mu buzima bwa gikristo. Muzi impamvu? Nuko ubukristo bwabwo ari imbaraga. Nitureba introduction y'ubukristo mu Byakozwe n'Intumwa uhereye ku gice cya 2, nta hantu tubona baza ari abantu batuje, ahubwo bazaga bakoresheje imbaraga. Ibyakozwe n'Intumwa bigaragaza imbaraga, kandi byerekana yuko umwuka wera ari we wari inyuma w'izo mbaraga. Mu Byakozwe n'Intumwa bavuga ahantu hagera muri 65 umwuka wera, umwuka wera, umwuka wera. Mbega n'abateoloje baravuze ngo ntabwo hari hakwiriye kwitwa Ibyakozwe n'Intumwa, ahubwo byari kuvugwa ngo ni Ibyakozwe n'umwuka wera. Kubera iki? Umwuka wera avugwa cyane kurusha intumwa mu Byakozwe n'Intumwa, kurusha amazina y'intumwa mu Byakozwe n'Intumwa. Kubera iki? Kubera ko umwuka wera niwe wabasunikiraga gukora ibyo bakoraga byose. Haleluya! Niba hari ikintu umuntu akwiriye kugira, inyota umurokore akwiriye kugira kurusha izindi nyota zose, cyangwa indi nyota iyo ari yo yose, ni ukuzura umwuka wera, ni ukwambara imbaraga z'umwuka wera, kuko izo mbaraga nizo zitubashisha. Nkunda gutanga urugero, sinzi na mwari mwabona filime aho umuntu yahiye. Mu minsi ishize hari umwana ahantu dukorera yahiye, no kuvuga yakije nabi bimwe bya alcohol, noneho umuriro uramutwika ku mugongo n'imyenda yari yambaye, azimywa n'abantu. Ariko amaze gushya ntabwo yahise avuga ngo yewe ngo uziko mpiye, ngo uziko mpiye, ngo yampaye inka, ngo ndahiye, ngo yifata selfie, ngo uziko mpiye, ngo cyangwa ngo yisige amavuta agashiraho agapudre, ngo uziko mpiye. Ntabwo ariko byagenze, ahubwo yarirukanse, yirukanka avuza induru, yirutse avuza induru ati ndahiye, baramuzimye abandi. Nuko umuntu wuzuye imbaraga z'umwuka wera abigenza. Mwasomye inkuru z'ukuntu Abafilisitiya ngo ubwo Samsoni yashakaga guhana Abafilisitiya, muzi ukuntu yabigenje, ngo yaziritse ngo ingunzu zose 2, 3, amaze kuzizirika ngo atwika ku mirizo yazo, ngo ziriruka, umuriro utwika amashamba cyangwa imirima yose y'Abafilisitiya. Igisubizo cy'Imana kubwo kwaguka k'ubwami bwa ni umuriro wa Pentecote, ni umuriro wa Pentecote, ni ukukwatsa wowe kubw'imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo izo mbaraga zikore ibiruta ibyo twibwira nk'uko imbaraga zidukoreramo ziri. Come on, hallelujah! Ndagira ngo mabwire, ni mubirebe amagambo twasomye mu Baroma igice cya 15. Paulo aterura amagambo aravuga ngo sinzatinyuka kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose keretse icyo Imana yankoresheje kugira ngo nzane abanyamahanga kuri Kristo.
dore ibyo yamuhaye, ngo yamuhaye amagambo n'imirimo, imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Mu cyongereza bavuga ngo yamuhaye amagambo, ibikorwa, imirimo, imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kubw'imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo yari Pawulo, ahubwo ayo magambo yaje kubw'imbaraga z'umwuka wera, ibikorwa bikomeye kubw'imbaraga z'umwuka wera, ibimenyetso bitangaza kubw'imbaraga z'umwuka wera. Ntacyo atakoreshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Reka tubijyemo. Amagambo y'Imana umuntu akoresha ahamya, abwiriza abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ntabwo ari amagambo avuye mu mubiri, ntabwo ari amagambo avuye gusa mu bushakashatsi kuko yasomye Bibiliya, yasomye commentaire biblique, yasomye abandi uko babivuze, yasomye amateka y'abakozi b'Imana. Ahubwo ayo magambo wasomye y'ijambo aba ari inyuguti kugeza igihe yambara imbaraga z'umwuka wera, kugeza igihe ubuzima bw'umwuka wera buhagarara kuri ayo magambo. Izo nizo mbaraga zikenerwa. Nzi abantu benshi bafite doctora muri theology, benshi bafite bize ibintu bidasanzwe, bize ibintu bikomeye muri theology, divinity, ministry, ariko abwiriza abantu ntibagire abahinduka. Kubera iki? Imbaraga zihindura abantu ntabwo ari iza kimuntu, ni imbaraga z'umwuka wera, kuko niwe Bibiliya itubwira ngo uwo mwuka ngo azemeza abanyabyaha ibyaha byabo. Mbega ukuntu bibabaje kubona abavuga butumwa, abaririmbye, abakozi b'Imana batandukanye mu rusengero rwayo, abahanuzi, abigisha, bagerageza gukora iyo bwabaga, bagakora ibyo bashoboye byose, ariko bikabananira, bakayoberwa uburyo babigenza, kuko baba bashaka gukora ibintu bayobowe n'umubiri na kamere, batambaye imbaraga z'umwuka wera. Pawulo akoresheje ngo yamuhaye amagambo. Aya magambo ntabwo ari amagambo ari meya, ntabwo ari filozofi, kuko iyo filozofi iba yarahinduye abantu, Kristo ntaba yarapfuye. Aba yararetse Aristote agakomeza gukora umurimo, aba yaretse abandi bahanga batandukanye b'abafilozofe n'abandi banyuranye bigisha bo mu gihe cya kera, aba yarabaretse bagakomeza gukora. Ariko Imana yohereza Kristo, nawe Kristo agiye gusubira mu gihugu cyo mu ijuru, aravuga ngo ngiye kuboherereza undi muntu umeze nkanjye, uzabana namwe. Bakoresha mu Kigiriki allos parakletos, undi mufasha umeze nkanjye. Mu Kigiriki hari itandukaniro hagati rya homos, heteros na allos. Izo zose ni impuzanyito zo kuvuga ngo ikindi kintu kimeze nkanjye. Heteros cyangwa mélange hétérogène ni ibintu bidahuye. Ibirayi n'ibishyimbo iyo bivanze ukomeza kubona ibishyimbo ukabona n'ikirayi. Homos wenda amata n'amazi, iyo bivanze ntushobora gutandukanya amazi amazi n'amata. Icyakora iyo usomye ku mata adafunguye ugasoma n'amata afunguye cyangwa bashyizemo amazi, uhita ubasha kuvuga ngo aya mata arafunguye, aya ni amata y'umwimerere. Ariko ijambo ryitwa allos, indi mpuzanyito isobanura allos, ni ukuvuga ngo ni ikintu gisa mutupu neza neza. Ntabwo ari impanga, ntabwo umwuka wera na Kristo ari impanga, ahubwo ntabyo umwuka wera ari byo Kristo atari byo, ntabyo Kristo ari byo umwuka wera atari byo. Kubera iki? Bose ni umuntu umwe, bose nta tandukaniro hagati y'umwuka na Kristo. Niyo mpamvu no mu Byakozwe n'Intumwa yitwa umwuka wa Kristo, niyo mpamvu yitwa umwuka wa Kristo, niyo mpamvu bigaragara yuko nta Kristo nta mwuka. Bibiliya iravuga ngo Kristo aravuga ngo nzaboherereza undi mufasha. Uwo nguwo azitwa niwe undi mufasha umeze nkanjye, allos parakletos. Uwo nguwo niwe uzakora imirimo, azemeza abanyabyaha, azenda ku byanjye bibasobanurira. In fact umwuka wera aza kuduhishurira
Kristo, akadusobanurira Kristo, akaduhishurira Kristo. Niwo murimo we nyamukuru kuri iyi si, ni ukuduhishurira Kristo. Kuko iyo Kristo yagwiriye muri twe, ubuzima bwa Kristo butangira kugaragara, imbaraga za Kristo zitangira gukorera muri twebwe. Icya kabiri, Bibiliya iravuga ngo yampaye imbaraga, yampaye amagambo. Bibiliya iravuga ngo nanone yampaye imirimo. Imirimo Bibiliya yerekana ni deeds, ibikorwa, ibintu bitandukanye itorero ry'Imana ribasha gukorera hano ku isi. Iyo bitayobowe n'umwuka wera bihinduka nk'izindi ONG. Imirimo itandukanye, umwuka w'Imana ntabwo aza gusa gutanga amagambo yo guhamya. Ayo magambo umwuka wera arayatanga, ariko n'imirimo ijya ibwiriza. Amagambo niyo atuma abantu bakizwa, kuko bizera iyo bumvise. Niko Bibiliya itubwira, bazizera gute batumvise? Rero amagambo ni ay'igiciro mu bwami bw'Imana. Icya kabiri Pawulo avuga nyuma yo kuvuga ngo yampaye amagambo, avuga imirimo. Muri Bibiliya y'Icyongereza deeds, ibikorwa. Ntabwo ari ibitangaza munsi barabivuga, ku ruhande bagakomeza bakabivuga, ariko bavuga imirimo. Imirimo, ibikorwa, ibintu bidasanzwe, ibintu bigaragara bikorwa n'itorero ry'Imana. Nabyo ubwabyo bibwiriza ubutumwa bwiza. Iterambere ry'itorero ribwiriza ubutumwa bwiza. Kubaka amashuri, kubaka ibitaro, kubaka za universite, kubaka ibindi bintu bitandukanye bihambaye, inganda, nabyo ubwabyo bijya bibwiriza ubutumwa bwiza. Kandi si ku itorero ry'Imana gusa cyangwa amatorero nka congregation. Gutera imbere k'umukristo nako kubwiriza ubutumwa bwiza. Kunguka ubundi bushobozi nabyo bibwiriza ubutumwa bwiza. Muzi impamvu? Nuko ubutumwa bwiza ni ubuntu, amagambo tubwiriza ni ubuntu. Ntabwo umuntu yarakwiriye kuyagurisha, ariko bisaba amafaranga kugira ngo ubutumwa bwiza buva ahantu bujya ahandi. Niyo mpamvu umwuka w'Imana ataza gutanga amagambo gusa, ahubwo anatanga n'imirimo. Bibiliya ivuga muri Ezekiel, Bibiliya ikerekana ngo even the Holy Spirit will teach us to profit. Umwuka w'Imana azanatwigisha no kunguka, no kubona ubushobozi. Iyo imbaraga z'umwuka w'Imana zije ku buzima bw'umuntu, nazo zijye zibasha gutranslatinga, gutuma ubuzima bwawe bununguka. Ni kenshi twize umwuka nk'umwuka w'Imana uza kudufasha gusa gutitira, guhanura no kuvuga ku ndimi, ariko uwo mwuka iyo aje ku buzima bwacu ajya anatwigisha no kunguka. Kuko amavuta y'Imana ntabwo akorera gusa ku kubwiriza ubutumwa cyangwa mu mpano 9. Umwuka w'Imana ajya abasha no kudufasha kunguka. Hari urugero rumwe nshobora gutanga rw'umugabo w'Imana wa kera watangiye ihuriro ryitwa Full Gospel ry'abacuruzi ba Gikristo. Umukozi w'Imana witwaga Demos Shakarian. Gitendo kimwe ngo arwaye, wari impunzi w'umunyarmenia yaragiye muri Amerika. Icyo gihe kugira ngo arwane n'ubuzima yakoraga ibishoboka byose, akarwana ibishoboka byose, akagurisha ibinyamakuru, akagurisha utuntu dutandukanye. Ngo umunsi umwe ngo arwara igituntu, amerewe nabi. Umwuka w'Imana hamwe yuzuye umwuka ariho arasenga, umwuka w'Imana aramubwira ngo umugisha wawe uzaba mu nka, uzaba mu bituruka ku nka byose. Uhereye ubwo Demos Shakarian udufaranga yari afite n'intege nke yarasigaranye zituma atazunguruka kugurisha ibyo binyamakuru, agura inka imwe. Iyo nka imwe akajya yihanurira, akajya yisengera, akajya atanga 10% ku musaruro yamuhaye, ku mata yagurishije. Agera ku rwego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo bavugaga inka bumvaga Demos Shakarian. Amata, beurre, fromage, ibintu byose bikomoka ku nka byose ari Demos Shakarian. Mu yandi magambo, n'umwuka w'Imana, ugusigwa kw'Imana kujya kuduha n'imirimo. Haleluya. Urundi rugero natanga n'umukozi w'Imana witwa Oral Robert.
Oral Roberts n'umukozi w'Imana yakoreshejwe ibitangaza bidasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi hose. Umwe muri basogokuruza mu kwizera Imana yakoresheje iby'ubutwari. Igitondo kimwe azwi nk'umubwiriza butumwa ukoreshwa ibitangaza uzana abantu kuri Yesu, aravuga ngo agiye gutangira universite idasanzwe. Abantu bose baramuseka bati ntibishoboka. Ubu tuvugana Oral Roberts University yitwa ORU, abantu bose bazi yuko nimwe mu university akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. In fact, sinabura kuvuga ngo university ya Gikristo ishobora kuba iri mu za mbere, iri mu rwego rwa za Liberty University. Abantu badasanzwe nk'umugabo w'umupsikologe uzwi kuri iyi si witwa Daniel Amen muri iyi minsi uriho uravuga ibintu bijyanye na psychology, ubuhanga by'ubwonko, yiza aho ngaho. N'abandi bantu banyuranye ntashobora kukurondorera uburyo bangana, abagabo b'Imana nk'aba Joel Austin n'abandi banyuranye, abantu nk'aba Kenneth Copeland. Abo bose bigiye kuri iyo universite. N'ubu ni universite idasanzwe, na bugingo n'ubu iyo universite ntisanzwe, irakora ibidasanzwe. Imana ntabwo iduha amagambo gusa, igiduha n'imirimo. Iyo twayumviye, iyo twayiteguye. Ndatanga n'urundi rugero. Umukozi w'Imana witwa David Oyedepo, umugabo w'Imana, afite ishuri ryitwa Covenant University na Landmark University, ama university abiri. Ajya agaragara mu university ya mbere muri Afrika akomeye. Ubwo sinavuga inganda afite z'amazi, sinavuga n'ibindi, kuko ubu bw'amatara amagambo ahubwo n'ibikorwa bijya bigaragara. Ndagira ngo nshishikarize buri wese uraha, niba warigishijwe umwuka wera uguha amagambo gusa, ntabwo ari ibyo. Umwuka wera ni umwuzuro w'ubumana. Imana yaremye ijuru n'isi, mbese yananirwa kuguha ubwenge bwo kwiteza imbere? Imana yaremye ijuru n'isi, mbese yananirwa kukuvana no mu bukene bwawe ngo utungishwe ube umugisha ku mahanga? Kuko biratubwira ngo nzakugira umugisha, nako nzaguha umugisha uhinduke umugisha ku mahanga yose. Nanone kandi biratubwira ngo ibitangaza, ngo n'ibitangaza nako n'imbaraga n'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza. Ibimenyetso n'ibitangaza, uwo ni umurage w'abera bose. Ibimenyetso n'ibitangaza ni umurage w'abera bose. Kimwe mu bintu mpora nifuza ni ugukora umurimo nk'uko Kristo yawukoze. Kubera ko Kristo nitubireba, ubushake bwa Kristo buri mu gukiza indwara zacu. Amen. Ntitumubona akora ibimenyetso byinshi nko kugendera ku mazi ngo abikore buri munsi uko bukeye uko bwije, ariko tumubona akiza indwara ahantu hose yagiye. Bibiliya iravuga, hari n'ahantu Bibiliya ivuga ngo ageze ahantu ngo abakiriza abarwayi bose. Ijambo bose ni umubare ungana gute? Ni abantu bangahe? Ni abantu benshi. It is amazing ku buryo tutabasha gusobanukirwa yuko bari abantu benshi. Aho Kristo yajyaga yakizaga indwara. No mu mugabane wacu nk'abera harimo gukiza indwara. Bibiliya iravuga ngo dore ibimenyetso bizaherekeza bizera. Amen. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Bazanywa ibyica ntibizagira icyo bibatwara. Bazafata inzoka ntizagira icyo zibatwara nazo ubwazo. Ibyo nibyo bimenyetso bizaherekeza abizera. Ibyo byose nta kindi kibizana usibye umukristo yuzuye imbaraga z'umwuka wera. Now, mbere yuko turangiza, ndashaka kumara iminota asigaje mvuga ni gute umuntu yabatizwa mu mwuka wera. Ni gute umuntu ubyifuza yabatizwa mu mwuka wera. Icya mbere ni ukubisaba Kristo. Impamvu niyi, nuko Kristo wenyine ari we wenyine ubatiza mu mwuka wera. Nkuko tubibona ahantu hatandukanye hagera muri 6 cyangwa 7, Matayo igice cya 3:11, Mariko igice cya 1:8, Luka igice cya 3:16, Bibiliya yerekana ngo uzaza ari we Kristo. Ubwo icyo gihe ni Yohana abivugaga, ni uzababatirisha umwuka n'umuriro. Mu yandi magambo,
nta wundi muntu ushobora kukubatiza mu mwuka wera, si umushumba, si umuvugabutumwa, si umuririmbyi, si uwundi muntu uwo ari we wese, ni umwuka wera. Umubatizo w'umwuka wera uhabwa na Kristo. Ni kimwe no kurambikaho ibiganza kugira ngo ukire indwara. Mbese ugusengeye ni ugukiza cyangwa Kristo wenyine ni ugukiza indwara? Kristo niwe wenyine ukubatiza mu mwuka wera. Mu gitabo cy'Ibyakozwe mu gice cya 2:33 babagabo intumwa zose uko zari zihari, abantu batangiye kuvuga ngo basinze, Petero yateruye amagambo avugira ijambo, aravuga ngo wazamutse niwe usutse ibimureba. Ibihe? Umubatizo w'umwuka wera. Mu mwuka w'intumwa bari bazi neza 100% yuko umubatizo w'umwuka wera udatangwa n'undi muntu wese, ahubwo utangwa na Kristo wenyine. Nk'uko imigisha yose tubonera mu gakiza tuyibonera muri Kristo Yesu, Kristo niwe ubatiza mu mwuka wera. Rero iyo uriho urasenga usaba umubatizo w'umwuka wera, ntugomba gusaba undi uwo ari we wese, ntugomba kubwira abamarayika ngo bazane umubatizo. Kristo niwe ubatiza mu mwuka wera. Ikindi cya kabiri nshaka ko mumenya ni ukumenya uburyo umwuka wera wabaye administre cyangwa waje ku bantu. Tubona ahantu hatanu mu Byakozwe n'Intumwa kugira ngo tumenye uko byari biri. Aha biri muriho ariho ubwo mu Byakozwe n'Intumwa 2, ubwo Petero ubw'intumwa zari ziri ngo mu cyumba cyo hejuru, umwuka wera yabamanutseho. Aha kabiri ni ubwo Korneliyo mu gice cya 10 mu Byakozwe mu gice cya 10, ubwo umwuka wera nawe yabajeho nko ku gihe cya Pentecote. Icyo gihe umwuka wera yabajeho mu buryo bumwe, aribwo yabatunguye aje ava mu ijuru, araza abazaho, bose buzura umwuka ndetse bavuga no ku ndimi barahanura. Ahandi ha kabiri, ikindi gice cya kabiri aho tubibona ahantu hatatu, nubwo umwuka wera yamanutse ku bantu, akamanuka kubwo kurambikwaho ibiganza. Aha turabona Ananiya arambika ibiganza kuri Paulo akuzura umwuka. Turabona na Yohani ndetse na Petero bajya Samariya bakarambika ibiganza ku bantu b'i Samariya bakuzura umwuka. Tubona n'ahandi Paulo agiye muri Efeso akahurira n'intumwa za Yohana umubatiza, noneho akazirambikaho ibiganza zikuzura umwuka. Reka se nkujya wenda ku munsi wa Pentecote nindangiza nze kuvuga igice kimwe cy'uko umwuka yabajeho n'ikindi gice kimwe ubwo barambikagaho ibiganza. Kamvuge ku munsi wa Pentecote ngo bari bahuje umutima mu dukubo. Iryo jambo guhuza umutima ntabwo bivuze ngo ibitekerezo byacu byose bigomba guhura, amarangamutima yacu agomba guhura. Niba uri mu rusengero uyu mwanya ukaba uravuga ngo imitima igomba guhura y'urusengero abantu 200, abantu 300. Niba uri mu rugo ngo kugira ngo mwuzure umwuka mwese mugomba guhuza imitima. Guhuza imitima ntabwo ari uguhuza umutima ngo experience y'umwe n'iyundi, uko ababaye n'uko ubabaye bihure uwo munsi umwe. Ibyo wahuye nabyo mu kazi n'undi byo yahuye nabyo mu bucuruzi, uwamututse mu nzira, ngo noneho baze kubanza gukora exercice yo guhuza umutima ngo umwuka abone kumanuka. Ntabwo ari cyo bivuze. Dore icyo bivuze nk'uko ijambo ry'Imana ribigaragaza, bivuze guhuriza umutima ku kwifuza impano y'umubatizo w'umwuka wera. Ni uguhuriza umutima wawe akaba ari wuhura nawe ubwawe ukifuza umubatizo w'umwuka wera. Abantu benshi barifuza umugisha, barifuza gutera imbere, barifuza kubohoka. Mbese uko wifuza ikindi kintu, uko bigira icyifuzo kurongorwa no kubona umugabo cyangwa umugore, ni nako ufite inyota yo kwakira umubatizo w'umwuka wera. Ni ngombwa yuko ubyumva. Bari bahuje umutima kuko Kristo bari bakibuka icyo Kristo yababwiye ari cyo cya nyuma mu Byakozwe n'Intumwa 1:8, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Aravuga ngo reka dusabe icyo Kristo yadusabye, yatubwiye agiye kugenda, basaba umubatizo w'umwuka wera. Noneho Bibiliya iravuga ngo
ngo haza umuyaga uhuha cyane, umuriro ubatungura uva mu ijuru. Ijambo umuriri ni voice mu cyongereza cyangwa sound. Humvikana ijwi riza rimeze nk'umuyaga uhuha, nuko ururimi rubaza ku mutwe, ruva mu ijuru. Hanyuma bose batangira kuvuga ibitangaza by'Imana mu ndimi zitandukanye. Oh haleluya! Biratangaje uburyo bakoresha ururimi. Ijambo ururimi cyangwa ururimi sound, ijwi nk'ururimi rw'ikinyarwanda, rw'icyongereza. Abateoloje bakoresha ijambo glossolalia, ururimi rutamenyekana. Urwo rurimi jyewe reka nze mbabaze, nse nkujya ku rurimi gato tujye ku munara w'i Babeli ubwo banyuranyaga indimi. Mbere yuko banyuranya indimi, ngo umwe avuga Ikigiriki undi Igiheburayo, Icyongereza, kuko ntibavugaga Icyongereza icyo gihe. Nta rurimi na rumwe ku isi rwari pure usibye urwo rwa mbere rwaje. Icyongereza ntikiri pure, kuko iyo twumvise Icyongereza tubasha kumvamo ibitutsi. Ikinyarwanda tubasha kumvamo mpangara ngo uhangare. Igishinwa tubasha kumvamo ibitutsi. Nigeze gutangazwa no kubona ahantu nakoraga umushinwa aza bamuha serivisi mbi akimyoza. Nari nzi ko kwimyoza ari uko Abanyarwanda. Mu yandi magambo, expression zose z'ururimi ku isi ziranduye, ntiziri pure. Ariko kera bari bafite ururimi. Urwo rurimi rwatumye Imana ivuga ngo kuko biyemeje kubaka umunara bakagera mu ijuru, kuko bari bafite gahunda mbi ngo yo kwiyubakira izina, kandi Imana yifuza yuko bubaka izina ryayo. Bari bafite gahunda mbi yo kuzamura, noneho natekerezaga ko bibwiraga kugera ku Mana ndetse bakayidetroniza. Umugambi Satani yari afite, Imana iravuga ngo reka mbanyuranye indimi. Kunyuranya indimi nibyo byabaye gutsindwa kwabo. Bagifite ururimi rumwe, Bibiliya iravuga ngo ibyo bifuzaga bari bubigereho. Haleluya! Mbega ukuntu bitangaje. Birashoboka se ko Umwuka Wera ubwo yamanukaga yaraje kuduha urundi rurimi rushya rutuma tudatsindwa, rutuma tunesha imigambi y'umwanzi, rutuma dutsinda ku rugamba rw'ubuzima, rutuma tugira amagambo, imirimo, ibimenyetso n'ibitangaza kubw'Umwuka Wera? Mbese birashoboka yuko urwo rurimi rwari ruduhawe kugira ngo dutsinde? Mu birebe nyuma y'Ibyakozwe n'Intumwa kabiri, intumwa ntizigeze kongera kugira ubwoba, habe no mu gihe bazitotezaga. Petero ubwo yaravuze ngo ntimumbambe nk'umwami wanjye Yesu, ahubwo muncurike. Kubera iki? Uwari umaze kumugeraho imbaraga z'Umwuka Wera zari zidasanzwe. Kubera ibyo birimi by'umuriro, izo mbaraga zari zimujeho. Ubwo yegeraga ngo ku irembo ryitwa Ryiza, akabona umuga, yaravuga ngo icyo mfite ndakiguha, haguruka mu izina rya Yesu. Uwo Mwuka Wera, izo mbaraga nizo zitubashisha, ziduha imbaraga zo guhamya. Umukozi w'Imana witwa Reinhard Bonke, amateka avuga ngo yazanye abantu 77,000,000 ku isi. Iyo mamubajije igisubizo kimwe cy'impamvu yabashije kuzana abantu benshi bashoboka kuri Yesu, aravuga ngo ni kimwe: nubwo nahuraga n'umuriro w'Umwuka Wera, ari wo mubatizo w'Umwuka Wera. Haleluya! Hanyuma ndagira ngo byumve, ubwo bari bahuje umutima, wahuye ururimi rwabajeho. Urwo rurimi rimwe na rimwe ndetse kenshi ntabwo ruza ruri dense, nk'uko umuntu atamenya Icyongereza aka kanya ngo abashe kuvuga Icyongereza inshinga nk'ijana, avuge nk'interuro nka 200 ngo atangire kuvuga mu Cyongereza. Urarwiga buhoro buhoro. Narabibonye, iyo ubatizwa mu Mwuka Wera ntabwo ubatizwa ngo uhite utangira kuvuga mu ndimi, urambure uvuge mu ndimi umwanya wose. Ubanza amagambo 2, at least niko gihe byangendekeye, niko nabandi nabonye. Ubwo nabarambikagaho ibiganza babatizwa mu Mwuka, batangiye bavuga nk'ururimi ruto, melkatezen. Rimwe na rimwe bikaza n'amarangamutima menshi, kuko Umwuka aba ashatse gufata ubuzima bwawe ngo abuhindure ubudasanzwe. Ariko siko buri gihe bizana amarangamutima. Hariho igihe wumva urwo rurimi rukumanukiramo. Mpamya neza yuko intumwa ari uko byagenze, batangira kuruvuga buhoro. Uko bakomeza kuruvuga,
uko bakomeza kuruvuga ruba runini, ruba rugari, bavuga ku rurimi amasaha 2, 3, 4, 5. Sinzibagirwa umunsi umwe kuri stade ubwo nabatizwaga mu mwuka wera, ubwo umubwiriza butumwa yaramaze kuvuga ku mwatizo w'umwuka wera, nanjye uburu numvise umuyaga ugwiriye kuri jye, numva untwikiriye ahantu hose uryoshye, numva mu kanwa kanjye hasa nk'ahuzuye amavuta, numva mu mutima huzuye urukundo rumeze nk'urusukika, ururimi ruza buhoro, amarira araza, ntangira kuvuga ku rurimi, nta handi uvuga kugeza iwacu aho twari turi igikondo, ndara nduvuga kugeza mu gitondo ntangira guhanura. Oh haleluya! Urwo rurimi ruto ruza ku buzima, uko ukomeza kururekura, uko ukomeza gusohora urwo rurimi, uko ukomeza kuruvuga, niko ururimi rwo mu ijuru ruganza kamere yawe, ruganza ubwoba bw'ubuzima, ruganza ubwoba bwa kamere, aho uvuga ngo ntiwarambika ibiganza ku barwayi cyangwa ntiwabwiriza ubutumwa bwiza. Bavandimwe muri Kristo, urwo rurimi rukaganza ubuzima bwawe. Ikindi cya gatatu cyihutirwa, nuko ugomba byanga byakunda kurekurira umwuka gukorera mu buzima bwawe kubwo kwizera. Aya magambo nkubwira, nutangira gusenga, umwuka wera abasha kukugenderera, abasha kugusanga. Icya gatatu nshaka kukubwira, nuko utabasha kumenya aho umwuka wera azakugenderera. Ntabwo uzamenya igihe umwuka wera azakugenderera. Ubu tuvugana umwuka wera abasha kukuzaho ukavuga ku ndimi. Niba unkurikiye uri mu modoka, umukozi w'Imana witwa Joyce Meyer yabatijwe mu mwuka atwaye imodoka, arangije atangira kuvuga ku rurimi, ashyira imodoka ku ruhande, arara mu modoka avuga ku ndimi, niko kubatizwa. Abandi banyuranye, ndibuka hari umugabo nasengeye, bari baje n'umugore we, nsengera umugore we, yuzura umwuka avuga ku rurimi ndetse arahanura uwo munsi. Noneho we afata mikro aravuga ngo ndashima Imana yuko nubwo ntabatijwe mu mwuka, umugore wanjye yabatijwe mu mwuka, kubw'ibyo ndamahoro ndanezerewe. Arashima. Mu gitondo, mu ijoro, ngo mu masaha 9 z'ijoro arota ngo abona abamarayika bamuhamagara bariho baravuga ururimi, atangira kuririmbana nabo. Uwo mwanya nawe atangira gusenga mu ndimi z'umwuka wera, abyuka akanguka akivuga mu ndimi, arazivuga saa 10, amasaha y'akazabona agiye kumucika, ajya muri dusha azivuga, marababazeketekeramososha, ariho arazivuga. Arangije ajya ku kazi azivuga, ageze ku kazi ngo araceceka, ngo yirirwa atavuze ko yumvaga atari bushobore kuvuga ikinyarwanda. Muri pause ajya kuvuga mu ndimi, ajya mu gashyamba k'iruhande avuga mu ndimi. Nuko umwuka yamwuzuye. Umwuka ntuzamenya igihe azakugenderera. Amen. Abasha kuza mu rugo, ariko wowe witegura uvuga uti mwuka wera, nditeguye, nsanga aho uri. Bamwe mu bantu bafite ibitekerezo biri umutima uremereye, bajya batemerera kurekurira umwuka kuvuga ku rurimi yaruhawe mu mwuka we, mu bitekerezo bye. Bamwe muri bo ijya bagenderera mu nzozi nk'uwo mugabo, kuko abatangira kwibaza muri logique, ese nzavuga ururimi rutumvikana? Habaho igihe Satani anagenderera n'ababatijwe mu mwuka, agatangira kubabwira ngo ese uravuga ibintu bitumvikana, ese uravuga ibintu bitameze. Paulo avuga amagambo meza mu Bikorinto ba mbere 14, nshima Imana yuko mvuga mu ndimi kubarusha mwese. Aranavuga ngo ntimukabuza abantu kuvuga mu ndimi. Kandi ubwo yarariho aravuga nshima Imana ko mvuga ndusha abandi kuvuga, mbarusha kuvuga ku ndimi. Yarariho aravuga in terms of length, umwanya mara zivuga, yarariho aravuga n'umubare w'indimi avuga. Mu yandi magambo, yavugaga nyinshi, yavugaga ururimi rurenze rumwe, kuko bimaze kumbaho, maze kwiyumvamo indimi zigera muri 5. Uko urushaho gusenga mu mwuka, ujya wumva mu rwego rumwe, ukamenya ko ari ururimi rwo kurwana intambara, ukamenya ko ari ururimi rusobanurwa, ari rwo ubuhanuzi, ukumva ko ari ururimi rwo mu bantu mu by'ukuri, rwo mu bantu, abantu bavuga kuko izi ntumwa zavuze ikiribiya cyangwa abipamfiriya bakabumva, nawe ujya ubasha kuruhabwa. Haleluya. Ikindi cya nyuma cya 4, ntacyo ukora
kugira ngo bihabwe, ntacyo ukora kugira ngo uhabwe umubatizo w'umwuka wera. Abantu benshi bakunze kuvuga jya mu masengesho yo kwiyiriza 3 days, wiyirize nibwo uzabona umwuka. Abandi zamuka umusozi ujye kanyarira nibwo uzabatizwa umwuka wera. Ntabwo Imana ikorera mu kuzamuka. Ubuntu bwaguhaye agakiza ni nabwo buntu buguha umubatizo w'umwuka wera. I want you to understand this. Ntabwo wicurika, ntabwo ukora agatebe gatoki kugira ngo uhabwe umubatizo w'umwuka wera. In fact, Yesu yaravuze ngo nanjye nzabasabira ngo data abaho umwuka wera. Reka nkubaze, ari isengesho ryawe n'isengesho rya Kristo, ni irihe sengesho rikomeye? Ni isengesho rya Kristo, kuko ari ryo ritabamo ibyaha. Iryo sengesho Kristo yaragusengeye ngo urihabwe. Uyu ni umwanya wo kuvuga ngo mwami nditeguye mpa umubatizo w'umwuka wera. Kandi uri umukandida, nicyo cyanyuma ashaka kubwira, nta numwe udafite uburenganzira bwo guhabwa umubatizo w'umwuka wera. Buri wese kubw'ubuntu bw'Imana ni umukandida. Iyo tubirebye mu Byakozwe n'Intumwa 2, Bibiliya iravuga ngo bari 120 bose buzuye umwuka wera. Imana isanga Korneliyo n'umuryango we bose buzuye umwuka wera. Petero na Yohana basengera b'i Samariya bose buzuye umwuka wera. Paulo ahura na babagabo intumwa za Yohana umubatiza muri Efeso uko ari zari 12, nta numwe utarabatijwe, bose babatijwe mu mwuka wera. Igisubizo ni iki? Kuko Imana itarobanura ku butoni. Mwese umuntu udukurikiye, twese buri wese uri aha ngaha yemerewe umubatizo w'umwuka wera. Kubera iki? Ntabwo irobanura ku butoni. Hari byinshi wigishijwe mu bitekerezo bijya kuremera mu mwuka wawe, bikukubuza kwakira umubatizo w'umwuka wera. Hari byinshi bituma utamwakira kubera ingengabitekerezo ya Satani yashize mu mutima yuko utagomba kumwakira. Rimwe na rimwe akakubwira ngo ni gute uzamenya yuko wahawe umwuka wera uri original, kubera kureba filime z'Abatanzania, iz'Abanigeria, abantu ngo bavuga indimi bakumva n'indimi z'abadayimoni cyangwa ngo bazigana. Reka nkubaze, Bibiliya ntivuga, Kristo ntiwibuka ukuntu yavuze ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, mbese data wo mu ijuru azabura gute guha umwuka wera abamumusabye? Mu yandi magambo, niba warakiriye Yesu umwami n'umukiza, mbese urabizi ko wakiriye Yesu umwami n'umukiza? Igisubizo niba ari yego, ntabwo Imana kuko ari nziza uzayisaba umwuka wera ngo iguhe abadayimoni. Ntibishoboka, impossible. Ntabwo wasaba data umwuka wera ngo iguhe abadayimoni. Ibi ni ibintu bidashoboka na rimwe ku buzima bw'Imana, kuko ubwayo ihagarara ku cyo yavuze. Twe turi babi, duha abana bacu imitsima, duha abana bacu amafi, ariko yo ni nziza. Ni gute itaduha umwuka ku bayisabye? All I want you to ask, saba mu izina rya Yesu, kandi umwuka wera yiteguye gusaba mu buzima bwawe. Oh haleluya! Uyu mwanya ndifuza ngo usenge, wegere intebe y'ubuntu bw'Imana, usenge, usabe umubatizo w'umwuka wera. Umubwire uti nditeguye, mbatiza aka kanya. Kwizera kurakira, kwakira ubunyine. Uvuge ati ndakiriye umubatizo w'umwuka wera. Niba ushaka kwakira umubatizo w'umwuka wera, tangira usenge. Subiramo uti mwami Yesu, uyu mwanya negereye intebe yawe, ngo ibyaha byanjye byezwe mu maraso, maze nanjye mpabwe ya mpano y'umwuka wera. Kuko ijambo ryawe rimbwira ngo isezerano ni iryacu twese abazamwizera. Ni nako ijambo ryawe rimbwira ngo uzasuka umwuka wawe ku bantu bose, ari abaja, ari abana bato, ari n'abasaza. Abana bazerekwa bazahanura, abasore bazerekwa bahanure, ndetse n'abasaza bazarota. Nsukaho umwuka wera, nsukaho umwuka wera, nsukaho umwuka wawe wera Yesu. Mbatiza mu mwuka wera kugira ngo nambare imbaraga zo kugukorera, kuguhamenya, nkoresheje amagambo, imirimo,
imbaraga, ibimenyetso n'ibitangaza kubw'uwo mwuka wera. Ndagushimiye kumbatije. Tangira ushima Imana aka kanya. Ndagushimiye kumbatije. Tale branon sokela fidozeshel. An kakale bayotal. Elvedime sibre yondal kotozikel. On kakayesedel biso kusheke. La brudolo sukete. Akira umubatizo aka kanya. Akira umubatizo. Uyu mugoroba, uyu munsi uhinduke uwa Pentekote ku buzima bwawe. Intege nke zibagirane, wakira imbaraga kubw'umwuka wera. Akira umwuka wera, akira imbaraga z'umwuka wera, mu izina ridasanzwe ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.